ingaruka zo kuba mwiza. Twarabibonye ko kuba mwiza bifite icyo bimaze, ko bituma abantu bakubaha, abantu bagukunda, abantu baguha amafaranga yabo. Twarabibonye, tubivuga mu buryo burambuye. Niba utarabonye iyo video, manuka hepfo urenge video imwe urahita ugera kuri iyo video. None uyu munsi tugiye kureba ibibi byo kuba mwiza. Beauty privilege nayo ifite ibi byayo. Beauty privilege twabonye ko ari uburyo ki kuba mwiza biguha amahirwe agiye atandukanye, biguhesha akazi, bituma abantu bakubaha, abantu ubabwira bakakumva, byubaka brand yawe, bituma amafaranga yabona. Nk'uko birumvikana no ku ma social media uzagenda ubibona, umukobwa mwiza ntabwo ajya agira follow nkeya. Nawe rwose ndabikwifuriza ko waba mwiza, ko wamenya kwiyitaho, ko wamenya kwambara, ko wamenya kwisiga, ko wamenya gusokoza. Byose ndabikwifuriza pe, kuko uzabona ibyiza byabyo bigiye bitandukanye. Ko icyo ngicyo ntabwo ari cyo kiganiro turi bukore uyu munsi. Uyu munsi icyo tugiye kureba ni ingaruka zo kuba mwiza. For skin so radiant, pure and bright, we'll be your partner day and night. Ikosa rya mbere benshi bakunda gukora iyo bamaze kubona bya byiza byo kuba beza, ni uguhora bifuza nyine kongera ubwo bwiza. Ugasanga amafaranga yiwe yose atakarira mu bwiza, aho kugira ngo usevinge amafaranga yawe ugasanga ngo ni ugukoresha lashes, gukoresha iminwa, ni ugukoresha body, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mbese ugasanga ubwiza nibwo usigaye umariraho amafaranga yawe. Ikindi kibi nanone abantu beza bakunda guhura nacyo ni ukuba iyo abonye igiheri ahita yumva umutwe umuriye, imisatsi yapfuka akumva n'isi imuguyeho, cyangwa yabona ibiro byiyongereye akumva karabaye nyine yabaye mubi. Kandi uko nguko ntabwo ari uko wari ukwiye kubaho. Ibyo bintu bishobora kuzakuzanira anxiety, bishobora kuzatuma kujya mu bantu bikugora, bishobora kuzakugabanyiriza self esteem, confidence yawe ikagabanuka. Ikindi kibazo uzagira ni body dysmorphia, ukajya wireba ukumva uri mubi kandi atari ko kuri. Societe uko waba usa kose ntabwo wazakubura inenge. Rero kora ibishoboka, ibidashoboka ubireke rwose. Nanone abantu beza ibindi bibazo bikunda kubaho nuko ananirwa guhitamo umuntu umukunda bya nyabyo, ananirwa guhitamo umuntu wa nyawe yashira mu buzima bwe, kuko buri muntu wese abamwishimira. Ugasanga guhitamo ni ikibazo gikunda kubagora cyane. Akenshi uzasanga aribo bantu bakunda kugira ama break up cyane, uzasanga aribo badakunda guhirwa n'urushako. Mbese kugira ngo arambane n'umuntu ni ikibazo. Iki ntabwo yigeze abona ya mahirwe yo kumenya uyu nguyu yarankunda bya nyabyo. Ugasanga nyine icyamukuruye ni ubwiza bw'andi, abeza bavuka buri munsi. Niba umuntu akuruwe n'ubwiza, hari n'ubwo azongera akabona undi mwiza nanone. Rero ntabwo icyo ngicyo ari cyo kintu cyonyine yakagendeyeho avuga ati uyu nguyu niwe muntu tugiye kubana ubuzima bwanjye bwose. Ikindi kikunda kuba ku bantu beza ni uko hari ubwo abantu bashobora kubona uri muri position runaka bakumva ko wayizanywemo n'ubwiza bwawe. Nibite kuri skills wibitseho, nibite uwo mwanya wari ukwiye, ahubwo bakumva ko ubwo bwiza bwari bwo bwatumye wenda umuntu runaka guha akazi. Ibikorwa byawe ntabwo babiha agaciro. Nanone bishobora kubaho ko umukobwa yakwiyumva ko ari mwiza, akumva ko ashobora gukora akazi uko yiboneye, kubera ko ari mwiza ntabwo bazamwirukana mu kazi. Ariko nanone hari umukobwa bari mwiza nifitiye n'ubwenge, ibikorwa byiwe ntibihabwa agaciro cyane, ubwiza bwe akaba ari bwo buhabwa agaciro. Ikindi nanone kibi cyo kuba mwiza nuko buri muntu wese ameze nk'aho agufite ijambo. Buri muntu wese aba yumva yakuvuga, yavuga ati uyu munsi hoya, uyu munsi umuntu wagukoreye makeup rwose yayibihije, imisatsi yawe niteye. Umuntu wese ameze nk'aho agufite ijambo. Hari abantu baba bifuza kugira privacy yabo, kuza kubaho ubuzima butuje, ariko bwa bwiza bwabo bugatuma ubwo buzima butuje yifuje atabubona. Nanone hari umuntu ushobora kugirira nabi, yakugirira nabi ndakavuga ati ni wowe wamushotoye, ni wowe wigendeshwaga gutya, ni wowe wagiraga gutya. Mbese ugasanga akagushinza ubushotoranya kugira ngo kesi yawe yumvwe neza. Ibyo byose mubwiye bishobora gutuma ugira ibibazo byo mu mutwe bigiye bitandukanye, bishobora kukongerera stress, bishobora gutuma utinya kujya mu bantu, ugira anxiety, rimwe na rimwe n'abagira depression, agira agahinda gakabije.
kuba mwiza bishobora kubera byiza, nanone bishobora kubera umutwaro. Isi ishobora kukwereka ko witaweho ariko nanone ikakujajinga. Nubwo beauty privilege ingurira imiryango, ariko nanone ntabwo bivuze ko uzagira ubuzima bw'umunezero. Kuba mwiza nabyo bishobora kuzanana n'izindi nzitizi utari witeze. Ubundi sosiyete twakabaye twita ku muntu tutagendeye ngo asa gute, tukagendera ku myitwarire ye, tukagendera ku bumenyi afite, umuntu yifitemo, udushya yifitiye na ya myitwarire ye. Ibyo ngibyo nibyo twakabaye twibandaho aho kwibanda ku bwiza bw'inyuma, kuko ubwiza bw'inyuma iyo butanitaweho hari n'igihe bushira rwose. Kimwe nuko n'imyaka ari igihe nayo gishira, nayo kigaragaza ku ruhu. Niba iyi video ari ikintu gusigiye like kandi wibuke kuyisangiza abandi, unadukurikire kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi bitazajya gucika. Ubutaha tuzareba ni ibiki wakora kugira ngo abantu bakubahe, ni ibiki usabwa kugira ngo nawe ubwiza bwawe bugaragare.